ati birarangiye arivuga yeruye ati birarangiye. Oh haleluya, datushirwe hejuru ya byose kuko wemeye kudupfira Kristo. Amaze kuvuga cyo ahera karunama yurambishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana yurambishwa n'ibyaha byanjye nanze kwihana none nsabye imbabazi nihane mukureyo mumanure ku giti aruhuka umutima Yesu mumanure ku giti aruhuka umutima. Yesu Kristo Abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini kuba baziteka n'umuruho munini Yesu kuba baziteka twari twararuhijwe twiganyira twihebye none turarutse oh Yesu nukiriro none turarutse Yesu nukiriro. ubukiriro buri muri Yesu kandi data muri we nawe turuhukira ndetse muri we nawe duturiza kuko igorogota ku musaraba aho wapfiriye ukamenera amaraso nitwe wapfiraga kandi nitwe wameneye amaraso. Benshi bataramenya ko wapfiriye ariko bakwiriye guhungira kuri wowe, aho twakiriye, aho twaboneye gukira, aho twaboneye ubuzima, niho turangira benshi ngo baze baruhuke kandi bahakirire. Data turagushimye kubw'igitondo cy'umugisha, tugushimiye umuga no kugira neza kwawe n'uburinzi bwawe. Data tugushimiye ko wadutaye, tugushimiye ko wadukuye mu isayo y'ibyaha, tugushimiye ko wadukijije umwaka w'ibyaha. Imitima yacu izindukiye imbere yawe, imitima yacu izindukiye imbere y'amaso yawe, imitima yacu inejejwe n'ineza n'ubuntu n'imbabazi no kugira neza kwawe, urukundo rwinshi watweretse. Izina ryawe rishirwe hejuru ya byose kuko ririyo tubanza kurata no gushima. Nta kintu na kimwe twe dufite mu isi cyaturengera, nta kintu mu isi twe dufite cyatuvugira, kandi iyi si twayihuriyemo na byinshi byaroheje ndetse bivuna imitima yacu. Ariko Nyiringabo wahagaranye natwe utwereka uburinzi bwawe, aho twabonaga bidakunda tutari buze gutabarwa, tutazi aho inzira yava, data warahabaye uratabara.
uburinzi bwawe bwakomeje kuba kuri twe, kandi icyubahiro cyawe cyagendanye natwe. Niyo mpamvu muri iki gitondo tuzindutse dufite amashimwe. Umubyeyi uzindutse arashima, umugabo uzindutse arashima, umusore uzindutse nawe arashima, kubera ko twagira umugisha twisanga turi bazima, twisanga turi amahoro, atagiciro twishyura, ahubwo ari imbabazi zawe. Shirwa hejuru ya byose kuko ari ufite byose mu kiganza cyawe. Shirwa hejuru y'ibibaho byose kuko ari wowe ubishoboye. Ibi ni ibihe bidasanzwe, ibi ni ibintu umuntu wese akwiriye gushima. Data, iki gitondo benshi ntibakiriho, benshi bageze ahacecekerwa, nyamara si uko bakiraniwe ngo bazire ibyo bakoze, hanyuma twebwe tube twarakoze neza, tube turi guhembwa ko turi bazima, tube twarinzwe. Atagiciro twishyura, ahubwo ari imbabazi zawe, kandi abagenda nabo bakagenda atari uko bacumuye, ahubwo ibihe byo mu isi ibyo bigenda bidusimbukana. Ariko nk'uko kudusimbukana turashima ko watwiyeretse ukabana natwe, ukaturinda, ukatuzura. Benshi bari bapfuye ukatubeshaho, benshi batabona icyerekezo cy'ubuzima ukatwimura, twarabonaga tuguyeho tugomba kuba turi. Data, benshi bari bagiye kugwa ku gasi, ubakuye ku gasi. Abandi bari bagiye kugwa mu mihenumanga, wabakuyemo. Bari barwaye indwara zikomeye, warazikijije. Bari bafite inzara, warabagaburiye. Bari bambaye ubusa, warabambitse. Abararaga ku gasozi, wabahaye kuryama, bararuhuka, baratuza. Imitima yacu ifite amashimwe ishingiye ku byo wakoze. Data, iki gitondo tuzindutse, nyemerera imitima yacu ikwereke umunezero ifite. Nyemerera imitima yacu ikwereke uburyo yishimyemo, kandi ndabizi neza ko Data wumva amashimwe y'ubwoko bwawe. Data, urubukiriro, ni wowe bukiriro, ni wowe buhungiro, ni wowe beshaho, kandi ni wowe utuza abantu. Ni wowe uringanira ahataringanira ukaharinganiza. Ni wowe uruhura imitima y'abarushe, ni wowe uhumuriza abagize ibyago. Ni wowe umenya ubugingo aho bujya iyo bumaze gukurwa mu isi, kuko umubiri urabora. Ni wowe wenyine umaze kumenya impamvu kwa runaka babyaye, kwa runaka batabyara. Ni wowe wenyine uzi impamvu y'urugendo rw'umuntu. Ndabizi neza ko benshi mu bo tubana, benshi mu bo duturanye, benshi mu bo dusengana, benshi mu batureba n'abo tureba, benshi muri bo babuze ibyiringiro, abandi batakaje kwizera, abandi ntibabona icyerekezo cy'ubuzima. Aho umuntu avuga ati nge ntago nzi icyerekezo cyanjye, ariko uri Imana itanga icyerekezo.
uri Imana itanga icyerekezo umuntu wese ukamwerekeza mu mujyi agomba kugendamo. Uri Imana itanga abagabo n'abagore, uri Imana itanga abana urubyaro, uri Imana yatanga ubutunzi ku muntu wese agatunga, uri Imana igabura, uri Imana ikiza indwara zananiranye. Urabasha byose, urabikora byose kandi ubikora kubw'imbabazi zawe. Abantu benshi baratagangaye, abantu benshi bameze nk'abasinziriye, abantu benshi ntibareba, abantu benshi barahumye, abantu benshi mitima yabo irimo amahane, mitima yabo irimo amashyari, mitima yabo irimo amatiku, mitima yabo irimo ubugambanyi, mitima yabo irimo ubwicanyi, mitima yabo irimo ubugome. Ariko umutima wose wamurikiye umucyo wawe, uba wa mutima umutima ushimwa nawe, uba wa mutima w'ikishimiro shimirwa n'umuntu wese. Uwo mutima ninde uwuhindura? Uwo mutima ninde uwurema? Uwo mutima ninde uwushyira mu bwoko bwawe? Umutima ninde uwushyira mu bana? Wowe wenyine. Data, ndabizi ko imbabazi zawe zitagira akagero arizo zatubayeho kandi arizo zaturengeye. Ubuntu bwawe n'imbabazi, kugira neza kwawe, gukora kwawe, imirimo ihambaye zukora. Data, muri iki gitondo turagushimye, tuguhimbarije ineza yawe, tuguhimbarije ubuntu bwawe, tuguhimbarije urukundo rwawe, tuguhimbarije impuhwe tugirira, tuguhimbarije ababyeyi umunsi bahetse baritwaga ingumba, baba icyitegererezo cy'abasigaye batarabyara. Data, turagushima kutanga abagabo n'abagore. Umukobwa yararushye, umusore yararushye, ariko wakoze ikidasanzwe, urabahuza uyu munsi. Data, hari ubwo njya nibuka ineza yawe nkibuka urukundo rwawe. Umuntu wese uri kunyumva muri aka kanya, ndakwinginze umva icyo tugiye gukora. Fata akanya gato, nishaka buri umunota umwe, wibuke ahantu tuvuye, wibuke ahantu wanyuze, wibuke impfu Imana yagusimbukije, wibuke inzara Imana yakurinze, wibuke gusekwa, kwambara ubusa, wibuke iby'Imana yagukoreye ku buzima bwawe, maze nurangiza ubibwire uti Data, ndagushimye. Fata umunota umwe cyangwa amasegonda utekereze ku Mana, ibintu byose bituze. Data, uyu ni umugabo, uyu ni umugore, uyu ni umusore, uyu ni umukobwa, afite ibitotsi cyangwa se ntabyo afite, arazindutse, ari kumva akaradiyo kari imbere ye, ari haranyumva ndi gusengana nawe. Data, yibutse aho umunyujije, yibutse ibintu byose umusimbukije, yibutse inzira umunyujijemo, yibutse Data uruhare rw'Imana ku buzima bwe n'urugendo rwe rw'ubuzima. Arangije afatanya nanjye kuzamura amashimwe imbere yawe. Mana, utwemerere aya mashimwe y'ubwoko bwawe, amashimwe y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, akugerera imbavu, agera imbere yawe ari imibavu ihumura neza, agera imbere yawe ari imibavu ihumura neza. Data, turagushima, Data, turaguhimbara, Data, turakunezerewe, twishimiye urukundo rwawe,
twishimiye ineza yawe, twishimiye kugira neza kwawe. Ibyo ukora byose birahambaye, ibyo ukora byose birarenge, ibyo ukora byose ni ibitunezeza, ibyo ukora byose ni ibyo twishimira, ibyo ukora byose, ibyo ukora byose, ibyo ukora byose ni ibinezeza imitima yacu. Data, turakwinginze kugira ngo twemerere imitima yacu inezererwe muri aka kanya. Nta kindi cyanezeza umutima w'umuntu nuko yakumva amahoro agenda muri we, kabone nubwo yaca mu bikomeye, kabone nubwo yaca mu bimurushya, ariko muri iki gitondo wowe uri kunyumva, akira kunezerwa mu izina rya Yesu. Amina. Akira kugubwa neza mu izina rya Yesu. Akira kurya niba wari ushonje mu izina rya Yesu. Akira kwambara niba wari wambaye ubusa mu izina rya Yesu. Akira amafaranga wishyura ideni mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose bikubera uko ubyizeye. Akira ubuzima wari urwaye, warubazwaga n'umubiri maze igihe kinini urwaye. Hari mwene data turi gusengana ari kunyumva, hari mushiki wanjye turi gusengana ari kunyumva, hari umuvandimwe turi gusengana ari kunyumva. Maze imyaka 5 urwaye kanseri, maze imyaka 8 urwaye kanseri, urababazwa n'umubiri mu myaka irenga 10 urwaye kanseri. Umubiri urakubabaza urenzeje umwaka urwaye kanseri. Mu izina rya Yesu Kristo, ntago twebwe ubwacu dusingiza turamya Imana ikiza malariya idashobora gukiza kanseri. Noneho abarwaye malariya banyoye kwaritemu bareke gushima. Ashime abo bashiririje umubiri kubera kanseri. Ahubwo umuntu wese nashime kuko Imana yamugiriye neza ku ruhande. Nawe Imana yakugiriye neza ku ruhande rwawe. Nawe Imana yaguhaye ibikwiriye. Niyo mpamvu ufatanya nanjye gushima. Data yakweretse ineza ye, n'uyu munsi arakwereka ineza ye. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira umugabo wa mukobwa we urakuze wabaye iciro ry'imigani, ariko akira umugabo mu izina rya Yesu. Akira umugore wa musore we mu izina rya Yesu. Akira ubuzima bwo kubaho mu izina rya Yesu. Akira urubyaro wa mubyeyi utabyara, ntibakwita umubyeyi kubera kutabyara, ariko uyu mwanya uraza kwitwa umubyeyi mu izina rya Yesu. Akira guhinduka ube muzima wa murozi we uri kunyumva muri iki gitondo. Uri umurozi, uraroga, ugira ishari, ugira ubugome, uri umwicanyi. Wa murozi we umutima uragukomanga, ariko Data aravugana nawe muri iki gitondo. Watera intambwe mu nzira igana kuri Kristo, urakira ube muzima. Kiza ubugingo bwawe, kiza umubiri wawe, hungisha umuryango wawe, ubuzima bwawe buhinduke buturemo Yesu. Akira imbaraga ziguha gutsinda no kunesha wa munyantege nke we. Tangira kuvuga ko ukize wari ukennye. Munyantege nkavuga ndakomeye, umukene ndatunze, impumyi ivuge ndabona, nibyo Yesu yankoreye. Hozana, hozana ku mwana w'intama. Hozana, hozana, yarapfuye yarazuka. Umunyantege nke avuge ko akomeye, umukene muri mwe avuge ko ari umutunzi, mushonje muri mwe avuge ko atazongera gusonza. Muri mwe, hagati muri mwe haba umuzi w'urukundo ukomeye,
umuzi w'urukundo wo gusengerana. Mu izina rya Yesu akira amafaranga wishyura amadeni. Mu izina rya Yesu baguhindurire puriyave. Mu izina rya Yesu bagukurireho cyamunara. Mu izina rya Yesu wakire ko bizinesi yawe igenda neza, wakire gukora bizinesi yawe neza. Mu izina rya Yesu wakire urugendo rw'umugisha. Mu izina rya Yesu wakire abakiriya baza bakugana. Mu izina rya Yesu ndinginga Data, ndinginga Imana bikwereke mu maso hayo. Uyu munsi nawe umutima ushime, uyu munsi nawe umutima unezererwe, uririmbe ngo umukunzi nabonye ni umukunzi mwiza kandi ampa ibyo nkeneye byose. Data ni umunyembabazi, Data ni umunyabuntu, Data agira neza, Data agira neza. Kristo wagize neza, wagize neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe kuko tuzi neza ko twakiriye ibyo tugenera buri munsi. Turanezerewe kubera ko tuzi neza ko hari ibyo tugenera buri munsi. Ndasengana n'ubwoko bwawe, simbusengera ahubwo ndasengana nabwo muri iki gitondo, kugira ngo intambwe zose batera nawe utera intambwe bakire, ufate ukuboko. Data Nyiringabo, uyu mubyeyi uri kunyumva ageze mu zabukuru, arananiwe, ibera bikunze ariko ntabishoboye. Umuhe umugisha, mugire neza. Ndabizi ko muri kunyumva uri umugabo n'umugore wo muryamye, murasigana nimuhuza, mufite amakimbirane, ariko reka nkubwire ukuri kw'Imana ishobora byose. Amakimbirane mu rugo azanwa n'umugome Sekibi, kandi nujya kureba urasanga ari we nyirabayazana. Mugenzi wawe ntabwo ari nyirabayazana, byose ni wowe wabiteye, ni wowe kabitera. Kabone nubwo umwita ko yabiteye cyangwa afite imbarutso, ariko ni wowe wari ufite mu kiganza umutekano mu rugo, ni wari ufite amahoro mu rugo, kuko ukuboko kwawe kurimo umugisha, kuko ibyo uvuga byose ni umugisha. Ikibazo si umugabo wawe wigize nabi, wa mugabo we rwose nawe. Niba umugore abona amakosa, niba umugore akubonamo ikibazo, mugahaguruka mukajya gusengana. Genda umaze kumubwira ngo umugore wanjye mbabarira, mbabarira, sinzongera. Data nshoboze kutazongera. Abantu benshi muri iyi minsi barajijisha Imana bakagira ngo barayijijisha, ariko barijijisha, ntabwo bajijisha Imana. Abantu benshi muri iyi minsi bameze nk'abarimo bagenda bashakisha ahantu haba hari umutsima, haba hari umugati, aho bidakunda bakahava. Ariko nibyo koko imibereho ihagaze nabi, ariko nanone imibereho ntizagukure kuri Kristo. Uzahora uri wa wundi ufite indangagaciro, ufite na kirazira, wa wundi ureba ikintu akavuga ati iki si icyanjye, iki ntikinkwiriye, cyangwa se iki kirankwiriye. Wa wundi udapfa kuyoragura, uwo niwe n'Imana izakoresha mu bihe biza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi kuri kunyuma nshuti yanjye, wowe n'abantu bakubwira kugusengera, hanyuma ubaha itike y'amafaranga atari makeya. Amafaranga barayarya, baragusengera. Na nungu nta cyahindutse. Niba cyaranahindutse utaza kwishuka, utaza kwibeshya na gatoyi. Yesu ntago yakiriye amafaranga, nta nubwo ibyo byose byasohoye. Imana yabikoze kubera ko wishyuye ya mafaranga. Ntabwo Imana yabikoze kubera ko wa muntu yagutuburiye, ahubwo Data yabikoze kubwo kwihesha icyubahiro. Data yabikoze igihe kigeze, Data yabikoze imbabazi ze ziri kuri wowe, ariko igihe yari yaragennye cy'ibyo bibazo, cy'ibyo bihe cyari kirangiye. Ntabwo biheshwa nuko wishyuye, ntabwo biheshwa nuko hari ikiguzi watanze, ntabwo biheshwa nuko profete runaka, paseri runaka yakukoze akakurambikaho ikiganza. Abantu benshi muri iyi minsi baratanye, abantu benshi muri iyi minsi bararira, abandi bafite ibikomere,
abandi buzuye agahinda. Bagatewe n'iki aka gahinda? Depression abantu bafite bayitewe n'iki? Bayitewe n'ababyeyi babo, abandi bayitewe n'urubyaro rwabo. Ariko nihe hari amahoro mu isi? N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasindereye amahoro. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa. Ko twasengaga ubushize narakubwiye ngo mu isi igihe kigira igihe cyacyo, kandi icyo gihe kirarangira ndetse kigasimburwa n'ikindi gihe. Nshuti yanjye, ubwihe igihe kizaza gukomanga gishaka gusimbura ikindi gihe wicayemo, ese uzamenya ko ibihe bije? Ese uzamenya ko igihe gisohoye? Ese uzamenya ko igihe cyageze? Ibyananiye abandi muri iki kibuga ubu uzagikiniramo. Ese ni iki dusezeranya? Sezeranya Imana yawe, sezeranya Imana yawe, uzibuka ineza yayo, uzibuka ineza yayo. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe biruhije. Umukozi w'Imana bakurengera uyu munsi ahita gufata nk'ikintu cy'igikoresho cye, cyangwa akagufata nk'umuntu ufite ibimutunga. Uyu munsi ukavuga uti mfashe umwanzuro ngiye gusenga. Wagera aho usengera ukahurira n'umuntu wuzuye imyuka mibi akayigukongeza, nawe ukagira ngo wagiye gusenga, kumbe wagiye kurahura umuriro, umwotsi, ibizaguhitana. Ariko umwuka w'Imana avugana nawe muri iki gitondo. Ariko umwuka w'Imana nyemerera avugana nawe muri iki gitondo. Ijwi ryongorera rivugane nawe. Yewe urira, ngwino kwa Yesu, amakuba yose uyamubwire. Mubwire uhora ibikuriza, arakunda afasha abababaye. Nawe ntugire ubwoba, Yesu aragukunda. Maze muri iki gitondo umutima wongere guhugukira kwizera Kristo. Mubwire ngo ndakwizera wundi bushya. Hari ubwo ntakwizeye mbona ibintu byanze, ariko Yesu aravuga ati nyuma yo gupfa ndongera ndazuka. Nzukana impuhwe nyinshi, nzukana imbabazi nyinshi. Haleluya. Nyuma yo gupfa Kristo arongera arazuka, azukana imbabazi nyinshi. Izo mbabazi, ubwo buntu, iyo neza, kukugira neza kwawe niko kuri kumwe nawe. Niba icyo bikugoye inshuti yanjye muri iki gihe, nibihe bikuvonnye muri iki gihe, nibihe washakiye icyerekezo wakibuze muri iki gihe, n'icyo uri gushaka waburiye amarengero, ni ikihe kiri hehe? Ni Data ndabizi ko ubuzima bwawe ayobora byose, ayobora ikintu cyose, ayobora intambwe zose ku buzima bwawe. Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye. Haleluya. Mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntago nigeze ngukunda uko ngukunda. Yesu twakwikubita imbere twakubwira ibitugoye. Data twaje imbere yawe twakubwira umubabaro n'umuruho dufite. Abantu benshi bararushye, isi irishyuza abantu, imibereho irishyuza abantu,
ubuzima burishyuza abantu barahangayitse, abantu benshi bafite ubwoba, bandi bafite urujirajiro, abantu benshi babuze urukundo, abantu benshi babaye ibyigomeke, bandi babaye ibihararumbwe. Ariko ndakubwira Kristo, amaraso wamennye ku musaraba i Golgota abasha kweza umuntu wese. Reka uyu mutwe wanjye w'isoko y'amarira, ndirira barimbukiye mu byaha. Mvuge n'isarura rirageze, ariko benshi ntibari busarurwe. Izina rya Yesu Kristo. Data, twaraterateranyije, twagiye mu bimina, twatanze amafaranga y'amashyirahamwe. Mana, ubuzima bwose twagerageje gukora biranga. Ninde wari kudushigikira? Icyama Data ukadushigikira, cyama ukaturamburira amaboko ukavuga uti bana banjye mbahaye umugisha mu byo mukora, natwe tukakira mu izina rya Yesu. Ariko muri iyi minsi umuntu aratambuka tumva ko ivuganye nawe, akakubwira ibintu bitabaho kubera icyo agushakamo, kubera ko yabonye ko nta bundi buryo yakoresha. Abantu benshi baratagangaye, abantu benshi bararushye, ariko tubonye neza y'Imana, tubonye uburinzi bwayo. Wa mugabo uri kunyumva, taha mu rugo rwawe, ugiye kumenya inshingano zawe mu rugo rwawe, bizagufasha gutegura umwana w'ahazaza heza. Ariko uyu munsi wasanga ushaka amafaranga menshi kuruta uganira n'umwana wawe, kuruta kugera mu rugo rwawe. Abagabo benshi bari kunyumva hano hanze, abagabo benshi bari kunyumva, ariko niba hari ahantu shitani yinjiriye nanone, ni mu bagabo. Nubwo yakwinjirira mu bagore, umugome winjiriye mu mugabo nawe ni sekibi. Kandi ndakubwiza ukuri, wa mugabo we, Data kuramburiye ukuboko, kandi Data yiteguye kukugirira neza, kuko ugiye kuba umugabo w'icyitegererezo, kuko ugiye kuba umugabo isi yose ikeneye mu izina rya Yesu Kristo, kuko ugiye kuba umuntu isi yumva ishaka. Umugabo mwiza, umugabo uvuga neza, umugabo ugenda mu nshingano ze, umugabo umenya abaturanyi, umugabo umenya abashonje, adasabye inkunga yindi, akavuga ati by'Imana yampaye. Wa mubyeyi uri kunyumva muri iki gitondo, ndabizi ko ubuzima bwawe buri habi, ndabizi wenda kurarurira, mumaranye imyaka runaka, ariko uri muribaza ngo uyu munsi mureke, uyu munsi nigendere. Imyaka yose ishize narihanganye, imyaka yose irangiye narihanganye, dore tubyaranye abana 4, 5, 3, none njyewe ndananiwe. Oya, nta mpamvu yo kunanirwa nshuti yanjye, nta mpamvu yo kunanirwa. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi. Umukunzi twakiriye ni umukunzi utamenye kuko yagukunze mbere, maze uyu munsi agufitiye icyizere, yiteguye kukugirira neza, yiteguye gukorana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Bagabo, basore, muri kunyumva muri iki gitondo, mwe kuba imbarutso y'umuzi usharira, mwe kuba imbarutso yo kubabaza imitima y'abakobwa n'abagore, mwe kunaniza iyo mitima, kuko iyo mitima igomba guturamo Imana. Iyo mitima ni urusengero rwa Kristo, ariko imitima irababajwe n'abantu benshi bayigambaniye, bayikubise uburyarya, bayikubise ubucakura, bayikubise ubunyamugi mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire uri kunyumva, ntabwo Imana yigeze icika amazi, nta nubwo Imana yigeze iparika gukora. Yesu arakora, nubwo atarasubiza ariko arakora. Kabone nubwo utasubizwa nonaha, twagushingura nshuti yanjye, ukagenda ubugingo bugiye kuri Data, mubiri ukajya kuruhukira mu gitaka. Bakomeye baragiye, bateye ubwoba baragiye, bari bakunzwe baragiye, twabonye bagenda, ntabahagaritse ngo batagenda.
n'abagore babo ntibabahagaritse, n'abagabo babo ntibabahagaritse, baragiye ntibakiriho. Ariko wowe uriho uyu munsi, si uko hari icyo wishyuye inshuti yanjye, si uko hari icyo watanze inshuti yanjye, ahubwo n'imbabazi zawe zahagararanye nawe, imbabazi zayo, imbabazi zawe data, imbabazi zayo mubyeyi, imbabazi zayo mugabo, kugira ngo uri kumwe n'uwo mwashakanye, kugira ngo ufite abana, imbabazi zayo, imbabazi zayo yakugiriye wowe wa mugabo we, imbabazi yakugiriye wa mugore we, imbabazi yakugiriye wa mwana we, ufite ababyeyi. Ibi mubishimire data, kandi bibatera imbaraga zo gukomeza urugendo. Benshi ngo dusengere, ntabwo nsengera abantu ngewe, ahubwo ngewe nsengana n'abantu. ikoze Yesu ndagusingiza uko Ndabizi ko ufite byinshi bikugoye, ndabizi ko n'abavandimwe batakoroheye, ndabizi ko n'ababyeyi bawe batakoroheye, ndabizi ko nabo mugendana batakoroheye, ndabizi ko n'uwo wibwiye ko ushaka cyangwa uzashaka nawe ntakoroheye. Ibiciro biri hano ku isoko ntibikoroheye, transport yo kukugeza aho ugiye hano muri Kigali ndetse no hanze ntibikoroheye. Uyu mwanya akanya kose i Kigali ni amafaranga. Kuba wazindutse, kuba tugiye gusengana, ni uburyo bwo gutegura ejo hawe hazaza, kugira ngo uzabe ukomeye. Abantu benshi nibabona ko dufata no kuboko ngo twambuke tugere hakurya, ese ndamutse ndi impumyi nabasha kurandata abandi? Muri iyi minsi murimo murahura n'impumyi nyinshi, ugahura n'umuntu ngo wino ngusengere. Sinzi umugabo wambwiye wari wabwiriza hano, kandi ariko ibyo avuga ntase nabyo, ni agahinda, ni umubabaro. Ntabwo twebwe turiho turaca imanza, ariko imbuto zawe ziratunaniye, ziratunaniye pe. Imbuto zawe ziratunaniye, wa mugabo we, wa mubyeyi we. Hari igihe rero abantu barimo baragenda bahura n'abababeshya, ugasanga umuntu arakubeshya, kandi uwo muntu usanga kenshi umuha umwanya. Umuntu ukubeshya ukamuha umwanya, nyamara ukugirira akamaro ntumuha umwanya. Nawe si wowe. Imana iguhire, Imana ikugire neza. Wowe wa mukobwa uri kunyumva, humura uzashaka, ariko niba witeguye kuba umugore, ko abantu benshi bagenda paragisida batabitekerejeho, akagenda ngo agiye kubaka, yagera ukamunanira, akarusenya akagaruka, ukabona nta kibazo yifitiye, divorce nta kimutwaye, ariko mu izina rya Yesu biragatsindwa. Gutandukana n'uwo mwashakanye ni umuvumo mubi, biragatsindwa. Gutandukana n'uwo mwashakanye agatwara abana cyangwa ukabatwara ni umuvumo, biragatsindwa mu izina rya Yesu. Kandi nyirabayazana ni wowe, kuko umutima wanze guca bugufi, umutima wanze kwemera kubabarira, umutima wawe ujya uragisha umugabo wawe impaka, nta soni. Uragisha umugore wawe impaka, nta rusoni. Uragisha ababyeyi bawe impaka, ntabwo ari byo. Ubuzima bwo kubaho mutuje mwumvikana mu izina rya Yesu Kristo. Data bagenderere, data bahire, kandi data bambike imbaraga uyu munsi wose. Abagiye gufata udutaro birukanka, reka nkubwize ukuri kw'Imana, niwirukanka na gataro ugenda ubwira Yesu uti nanze gusabiriza. Uyu munsi nabonaga byashoboka ko njya gusabiriza, ariko sinagiye gusabiriza kubera ko wamfukuriye akariba. Uyu munsi ntago nibwiwe, munsi ntago nibwiwe, munsi ndagenda n'akataro ndazunguza. Kagataro rero Kristo ukamperemo umugisha, kuko namenye ko ari utanga umugisha. Niko mbwira nawe uri gucuruza amakara, niko mbwira nawe uri muri butiki, niko mbwira nawe uri kurangura imboga aho hepfo ku muhanda, niko umuntu wese mubwira umutima wawe ubwira Imana ngo ibyo ndimo ndanezere muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Twahuye n'ibihe bigoye, twahuye n'ibihe bikomeye, twahuye n'ibyadutesheje umutwe, twahuye n'abatuvunnye n'abatugoye, aho n'umuntu ajya gutemana
n'umwana muvandimwe we cyangwa umwana yareze, aho n'umubyeyi yijishura umwana akamuta, aho n'umugore yirukana umugabo, aho n'umugabo yirukana umugore, aho n'ibintu byose isi ibaye akatogo, isi ibaye akavuyo, isi ibaye akavuyo, isi ibaye agatogo. Ariko ninde watabara isi ko ari wowe ugiye kuba igikoresho kugira ngo data gukoreshe utabara isi? Ese uriteguye uri kunyumva gukorera isi, gukorera Imana, ugahangana n'ibiri kuvurunga isi? Urumva biteguye? Mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite amafaranga, genda urya amafaranga yawe nta kibazo, wishime uyaryemo, kuko n'ubundi ni iminsi mike ukaruhuka, ugasanga sogokuruza Aburahamu cyangwa ukajya ahandi ntazi. Abanyamutunzi yagiye simbizi, ariko iyo ifite agaciro ni kimwe. Mu bihe byawe byo kurya udufaranga Imana iguhaye, ntuzigere wibagirwa. Nicyo kintu cya mbere nagusaba. Ikizatuma Imana ikomeza kugushigikira no kutazibagirwa. Ariko abantu benshi baribagirwa bakarengwa umugisha. Huza abantu bafite umurengwe, abantu bararenzwe, ariko Imana igutabare. Bandi barashonje, barayura. Nawe banza wumve, nawe ubwira Imana ngo ndabizi ko unyumva. Mwami Yesu uranyumva, niyo ntavuga uranyumva. Niyo mpamvu nanjye uyu mwanya wandemera igikwiriye. Imana iguha inzira ukwiriye gucamo, Imana iguha ibyo ukwiriye, Imana ikwambika imbaraga mu isoko, Imana ikwambika imbaraga kwa muganga, Imana ikwambika imbaraga ugiye gusengera, Imana ikugiye neza mu buzima bwa buri munsi, Imana ikurengere mu bintu ugiye gukora, Imana ihagarane nawe uyu munsi, Imana igutungisha ibyo kurya byayo, Imana ikugaburira umwuka wayo, Imana ikubesheho mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese n'urugamba afite, umuntu wese n'icyifuzo afite, ayo marira uri kurira ndayabona. Mwuka w'Imana uri mu ngerareba ayo marira urarurira ugacya mu gitondo. Data arabizi, azi kuri kurira, kandi mu isi arabizi ko kandi nanone tugomba guseka, kabone nubwo umwanzi akomeza kutwihererana. Data mu izina rya Yesu, Data ugira imbabazi, igihugu cyacu gihe umugisha, umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, umugisha umuntu wese atuye ku mudugudu, umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we, kandi uwo munezero ugenda ugere kuri rubanda. Data ndabizi ko ubishoboye, Data ndabizi ko ari ushoboza abayobozi bose b'igihugu bamugisha kugera mu nzego zibanze. Ndabizi ko ubishoboye, abafite kutabyumva babyumve babiheshejwe n'umwuka wawe. Data Nyiringabo, urakoze kugize neza. Reka uburinzi bwawe bane n'umuntu wese urwaye, ugiye gucuruza, ushonje, ugiye gusenga. Umuntu wese uyu munsi umwereke neza ye, ejo tuzagaruke dushima dufite amashimwe. Abacu bari hirya no hino mu isi, bahere umugisha mu gihugu aho batuye, igihugu barimo baheremo umugisha, kandi ubibutse kirazira n'indangagaciro z'umunyarwanda. Umukristo nyawe agomba kuba ari umunyarwanda wuje indangagaciro na kirazira. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kugize neza, icyubahiro kibe cyawe. Mu izina ryawe Yesu, amen, amen. Nge ndikuzo Emi. Ndabizi neza ko ejo cyangwa ejo bundi uzaba ufite amashimwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nyandikira amashimwe yawe, hanyuma nze kubona amashimwe yawe. Shimira abantu tubana ku rubuga rwa Nibature, abantu tubana kuri WhatsApp, tugasengana, 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 tugasengana.